Yes, nongeye kugusuza mwahe ikaze ikomeje gukurikirana Erickson Phone aho ngere kumva kuri microphone ndi Erickson. Yes, welcome. Ntangira nkubaza uti se waba warigize kuba uri ahantu udashobora kwegera televiziyo, aho ndavuga muri gare, mu rugendo cyangwa se ahandi hariho hose bitagushobokera ko uri buze kwegera televiziyo, kandi wenda ufite ikiganiro, match, imikino ushaka kureba, umuziki cyangwa se ufite amakuru ushaka gukurikiranira ku gihe, ariko bitewe nuko uri ahantu utabasha kubona televiziyo ntibigukundire. Icyo kibazo niba warigize kukigira, ndaje turebe igisubizo cyacyo. Ikindi, ushobora kuba utagira televiziyo cyangwa se nta televiziyo ugira, ariko hakaba ari ibiganiro binyura kuri televiziyo runaka mu gihugu cy'u Rwanda, muri Amerika cyangwa se n'ahandi waba uherereye, bikakunanira kureba icyo kiganiro. Yes, uyu munsi rero kuri Erickson Info twagutegura ikiganiro kikwereka uburyo ushobora accessinga cyangwa se kubona televiziyo y'ahantu hariho hose ku isi. Ubwo ndavuga mu Rwanda, bari muri Uganda, muri Kenya, Canada, US ndetse n'ahandi hatandukanye, uburyo ushobora kubona televiziyo zo ku isi hose ku buntu. Ubwo mvuze ku buntu, nta bonoma usabwa y'ukwezi cyangwa se y'icyumweru. Ubwo nimvuga ku buntu, ni internet yawe gusa usabwa kugira ngo ube wabasha kubona televiziyo z'isi yose. Nimvuga ngo z'isi yose, igihugu cyo ari cyo cyose wifuza kurebamo televiziyo, waba yizi ibiganiro byaba bicaho, biremera iyi system ngiye kukwereka. N'uburyo ushobora accessinga izo televiziyo zo ku isi hose ukoresheje telefone yawe, nta bonoma, nta fatabuguzi bigusabye kugira ngo ubashe kureba izo televiziyo. Yes, reka nizere ko iyi channel ya Erickson Info wamaze gukora subscribe, kandi niba ari ubwa mbere duhuriye kuri uyu murongo, reba aho hasi ukore subscribe. Ni amasegonda make, hagati y'isegonda 1 na 3 biba birangiye. Wibuke gukora like kuri iki kiganiro, kandi nikigushimisha cyangwa ukabona bigufashije utubwire muri comment. Aho ngaho niho duhurira dutanga n'ibitekerezo by'ibindi biganiro twaza gukorera. Ngiye uri kumva kuri microphone ndi Erickson. Reka nze turebera hamwe uburyo ushobora kureba televiziyo z'isi yose ukoresheje telefone yawe. Yes, reka nguhe ikaze tujyane akantu kandi tutarambiranye. Welcome. Yes, reka dutangire ngira ngo tujyana akantu ku kandi, ikintu nkora kuri screen nawe tuze kujyana, kandi nibiza gukunda ugaruke muri comment tubwire ngo byakunze. Yes, reka tujyane, turaza tuze hano muri Play Store. Turaza hano muri Play Store, niturangiza tuze hano hasi mu ishakiro, hano dushakira ama application, tuze dushaka application yitwa ngo TV Garden. TV Garden, gutya TV Garden. Tumara kwandikamo TV Garden, turakora search. Ariko kuri izi televiziyo nkuko tubireba, liste baduhaye harimo ama televiziyo menshi ayitwa ngo TV Garden, ariko twebwe ako dushaka ni kano ga televiziyo kano ko hasi, akangaka kanditse ngo TV Garden World Video Player. TV Garden World Video Player, akangaka karimo ibihugu byinshi bigiye birimo n'utuntu tw'umutuku, tw'icyatsi, tw'ubururu. Ubwo ngira ngo umuntu uzajya gushaka ino application uzitondere kano ka application, uzureba akangaka ndi gukozaho kano kantu natunzeho, ugakandeho. Numara gukanda kuri aka ka application, uzaza no kuri install. Kore install. Ni application itari ndende, ifite megabyte 22 kuri internet yawe nziza, hagati y'amasegonda 3 na 5 application bimaze kugera muri telefone. Niba ufite internet nziza ntago itinda. Yes, tuhita dukora hano open. Na application koroshye cyane, ngira ngo bantu ugerageza kuba waka accessing ikoranabuhanga, ntago aka application kagoranye. Turaza rero dukore open. Nitumara gukora open, aya n'amategeko n'amabwiriza ya application. Rero kugira ngo ukoresha application, kugira ngo wemere kuyigana no kuba wemera ibyigusaba, rero ahangaha turaza tugakora agree. Iyo tumaze gukora agree, raza bikarodinga, bakatubwira ngo your TV. Bivuze ngo rero ibi ni ibihugu byose byo ku isi
duhereye kuri A, ubwo bivuze ngo bijyanye n'igihugu wowe urimo uzi alphabet yacyo, twebwe turi mu Rwanda, bivuze ngo ngiye gushaka alphabet R cyangwa se R, ubwo ndamanuka njye muri R, ubwo ngiye gushaka u Rwanda, ariko nawe ushobora kuba uri ahandi, Uganda, ushobora kuba uri Tanzania, ushobora kuba uri Kenya, ushobora kuba uri US cyangwa se Canada, ubwo urajya gushaka igihugu kijyanye n'ahantu uri. Ngiye gushaka Rwanda, ndamanuka hano muri R, hano hasi nze ndebe muri R, nshakemo igihugu. Yes, dore ngiyi RW cyangwa se Rwanda, ndaza ndebe n'idarapo kuko kari u Rwanda, nindangiza ninjiremo. Nimara kwinjira muri application, hari ikintu kimwe kiba gisigaye kugira ngo ube wareba ino televiziyo. Hari abantu bajya bareba video akahita yicamo hagati akiruka ngo nabibonye, ariko ntago koko biba byarangiye. Aka application kugira ngo tugakoreshe, twakoresheje akitwa TV Garden, ariko turi buze gukenera kandi ga televiziyo kari buze kuduha access kugira ngo tube twabasha kumenya ngo ese tugiye kureba televiziyo zacu tubiherewe uburenganzira. Iyi ni application ya mbere, ariko turakenera iya kabiri iduha uburenganzira zikorana. Reka nze wenda nze hano kuri TV10. Ninza kuri TV10 murabona ko bambwiye ngo to watch you must download the video player. Ngo kugira ngo turebe ino televiziyo ni ukugira ngo kuba dufite aga application kandi ka kabiri kitwa video player gatanga uburenganzira bwo kuba twareba televiziyo zo ku isi yose. Ako application rero turagakura hehe? Naho karava muri Play Store, ariko by'umwihariko hano baba baduhaye aka link kari buhite katugeza kuri iyo application. Nkwibutsa yuko ibi ngibi byizewe kubera ko izi application zituruka kuri source ya nyayo ya Google, cyangwa se aho zituruka hazwi kandi ari Google izitanga. Yes, turaza rero tujyana kuri Google Play hano. Tuhita dusangamo aka application baduteguriye kitwa ngo Universal Video Player. Iyi ni application ikina, yemerewe gukina video yose yo ku isi. Video player iyi ni itanga uburenganzira bwo kuba wareba televiziyo cyangwa se chaîne iyo ari yose yo ku isi aho waba uhereye hose. Aka rero niko ka kabiri kaduhereza uburenganzira bwo kureba televiziyo yacu. Yes, reka tugakandeho nako tugakorera install, nako ni gato cyane, amasegonda hagati ya 3 na 5 kuri internet nziza karaba kamaze kugera muri telefone yawe. Yes, ngiye kamaze kugeramo, ubu nagafungura. Yes, ndakora hano kuri open. Nimara gukora open nako ndaza nkore agree hano, I agree. Nimara kubyemera bahita batangira banyereke televiziyo. Ubu noneho nareba televiziyo nshaka. Reka wenda tujye hano kuri TV10. Yes, iyi ni TV10. Ngibi ibiganiro biriho, ariko kugira ngo batampa copyright ndagira vuba kugira ngo mpite mvamo ntahawe copyright. Nyuma yo kureba TV10 naza kuri TV1. Ndaza kuri TV1, iyi screen yo hasi naba ari kwamamaza. TV1 ndabona iri gutinda, banza internet yanjye. Reka njye kuri Isibo TV. Yes, ngibe ibi biri ku Isibo, ariko reka mpite mvamo batampa copyright. Ku Isibo nsanzeho indirimbo, ntago nayitindaho kugira ngo YouTube itaza kumpa copyright. Reka ngaruke kuri TV10 kuko ariho mbonye ibiganiro wenda batampa copyright, naho ku Isibo mbonyeho imiziki nshobora guhabwa copyright. Reka njye kuri TV10. Ikindi kuri application ushaka kureba full screen cyangwa ushaka kongera screen ya telefone, uraza ugakora kuri aka kazu akangaka, kaza hano kuri cross bino bari kwamamaza ugafunga. Bivuze ngo iyo ukoze hariya screen yawe ihita yaguka ukaba urareba televiziyo yawe. Iki kiganiro nkwibutsa yuko kiri live, ntago ari ibyatambutse, ni live none kuri TV10. Ni ibi ngibi biriho. Ushaka kugabanya iyi screen uraza ugakora hano kuri aka kazu nanone kagabanya screen, ukaza telefone ikongera gahagarara neza. Yes, ubwo televiziyo zose tubonyemo mu Rwanda tubonyemo B+ TV, BTN TV, Isibo TV, KS2, TV1
ndetse na TV10. Bivuze ngo nawe aho waba uherereye hose, niba ari Uganda gerageza, niba ari Kenya ugerageze, niba ari US cyangwa se Canada uze utubwire ngo nabibonye. Ikindi nkwibutsa yuko iyi ni Ericsson Info, nawe ngiye uri gukomeza gukurikira ndi Ericsson. Nkwibutsa yuko izi application ebyiri nizo zonyine zishobora kukugeza kuri izi shene byemewe n'amategeko. Izi rero ni ibindi bihugu ushobora kuba wakurikira, harimo Portugal, harimo US, harimo Austria ndetse n'ibindi bihugu, Nepal ndetse n'ibindi. Nkwibutsa yuko muri screen application zawe ziraza kuza zimeze gutya, harimo TV Garden, All World Video ndetse n'akangaka ka Universal Player. Bivuze ngo ushaka kureba televiziyo yawe wanyura kuri application iyo ari yose. Ushaka wanyura kuri TV Garden cyangwa Universal Player, aho wanyura hose iyo uje kureba televiziyo yawe uraza ugakanda kuri TV Garden, bakahita bakugeza mu bihugu ibyo ari byo byose ushaka kureba. Igihugu icyo ari cyo cyose ushaka kurebera televiziyo, gana aka application karaza kubigufashamo. Ariko nkwibutsa yuko gakorana n'aka ngaka yitwa Universal Video Player, zitarimo ari ebyiri nta kintu wabasha kureba. Bivuze ngo urabanza kuri TV Garden, nurangiza ujye no kudownloadinga Universal Video Player, byoroshye urahita utangira kureba televiziyo zawe. Yes, uyu nguyu warukurikiye ndi Ericsson. Nkwibutsa yuko niba iyi video ubona hari undi muntu yafasha, mukorere share kugira ngo nawe yimenyera ibyiza biba byavuye kuri Ericsson Info. Yes, ciao, naho ubutaha mu bindi biganiro, kandi igitekerezo wagira ajya muri comment utubwire. Yes, ciao.